yaranguza mu bugingo nawe yaranyihaye none ibintu mfite byose ntabwo mugiriye inama mu bwate haranura kuboneye akazi ngo ugiye gukora uzabonemo icyacumi uzabonemo amafaranga yo kwishyura kugira ngo Imana ikwishimire ahubwo akamuha gusenya urugo rwe mwaba pasiteri mwe muri gusenya ingo z'abandi mwaba pasiteri mwe mwaje kugira ngo mubone indamu mu bakirisitu nange rwose mpahatanyije na perezida babasezerere kimwe nkuko yakubwira ngo dushobora kubaka urusengero kubw'umutima wacu watujemo ngiye nkavuga ati nzitanga 100 kubera ko mbona ko ari ngombwa kugira ngo urusengero rubeho ariko nta gahato kabayeho hari umuntu uzi icyo yaje gukora uyu muntu uzi icyo yaje gukora amenya uko atwara intamazi akabicaza akababwira ati bana banjye iyi minsi turimo dushaka ukuntu twasenga tunakora uwo ni umupasiteri nyawe kandi ni ukuri ni nako bikwiye ariko umuntu aragenda agahera mu gitondo kuva ku wa mbere mugani mapira akahera agenda kuva ku wa mbere kujya ku cyumweru reka nkubaze iryo turo ryo bakwa kuzarikurayo wirirwa ugenda none nagiye mu rusengero ejo mugani nagiye mu butayu cisha mujye no mu kazi ukore pasiteri nubona n'iryo tura atari ngombwa ngo ari gusabe ubone nitegeko guturaga ntabwo ari ukuvuga ngo bimeze gutya nawe urabizi ko kujya mu nzu y'Imana gato none se nanjye kankubaza dukeneye mugani uwo murinda nkuba uragurwa dukeneye kizimya mwoto iragurwa kandi turabikeneye kugira ngo mugani twirinde ngiye nshobora kugira umuhamagara nka bati ndatangamo senkana kugira ngo umurimo w'Imana ukorwe nta gahato kabayeho hakaboneka n'undi w'umuhamagaro nkanjye tukayigura kubera ko twari tuyikeneye ese nitudakora tuzayigura uko abantu bamaze kuja hari abantu muri iki gihe batagisenga bashaka gukizwa bakavuga ati ngiye gushinga urusengero mugani abakristo bazaza njanye bakamamo mbona amafaranga nicyo urusengero nicyo ari inzu yanjye ariko icyo ngiye nagutangariza wa muntu ufite iyo misiyo reka kujagarika abantu b'Imana hari ahantu wa mukirisitu we uba mu rusengero rwirwa rugukama rukubeshya rwuvuga ngo nutazana ituru urapfa tanga miliyoni kugira ngo ubashe kubona umwana bakubeshya hari insengero zusenga kumva ijambo ry'Imana ugafashwa kandi ugatanga wenda ayo mafaranga ataragahato kubw'umurimo w'Imana uri gukorwa ko kanya ukanubaka urugo rwawe pasiteri nagutangisha miliyoni kugira ngo abashe kugira ngo we yishyure urusengero nabeho wowe n'umuryango waberaza kugenda icyo nakumenyesha cyo hari akantu nshaka kuvugaho hari ababyeyi cyangwa se abagabo muri minsi basenye ngo kubera insengero umuntu akaba afite miliyoni imwe mu rugo ntacyo uzaba Yesu turi kumwe kuko azi neza ko ushobora byose nubwo naca mu bikomeye ndabizi neza ko wanesheje nongeye kubaha ikaze mwese abakurikiye Abayo TV Imana ibaha umugisha kandi aho uri hose nakubwira ngo nkwifurije guterwa iteka na rurema kuko nasanze ari uturwa biziminega rwa mugabo nyirigira umwami w'amahoro nkunda kwirahira ashimwe cyane yo gahora ku ngoma nkuko ajya akunda kutugirira neza rero akatuzanira abakozi b'Imana batandukanye abahanuzi abahanzi ndetse n'abandi bantu benshi Imana iba yaturarikiye imbere ya kamera hari umutumirwa twakiriye natinze reka mwakire atangira abasuhuza anabibwira mu izina rya Yesu karibu umukozi w'Imana maraho neza nitwa Uwamahoro Chantal uyu munsi ni ngewe waje ufitanye ikiganiro namwe Uwamahoro Chantal turakwakira muri studio za Abayo TV YouTube channel ariko hari igihe umuntu yakwibaza ati ubundi Uwamahoro Chantal ni muntu ki ndagira ngo wibwira abantu mu buryo burambuye babashe kumenya bati umuntu tugiye kuganira ni muntu ki kuko mu nzu y'Imana abantu bajya bakoramo ibintu bitandukanye hari igihe umuntu ari umudiyakoni umuhanzi umuvuga butumwa cyangwa se n'undi muhamagara afite ndagira ngo wibwira abantu bamenye bati umuntu tugiye kubana byanze bikunze kurya hari ukuntu wibwira abantu bagahita bamenya impamvu tugiye kuganira rero ndagira ngo bibwire neza mu buryo burambuye nkuko bibabwiye umuvuga butumwa ndo muririmbyi muri Gosheni ndo umuhanuzi nkunda Imana n'abantu bayo niyo mpamvu nange ndaha kuko
ndi umunyamuhamagaro, kuko iyo umuntu aguhamagaye uritaba. Ntabwo ndi umukoranabushake, ahubwo ndi umunyamuhamagaro, kuko iyo umuntu ari umukoranabushake akorera igihe ashakiye, ariko iyo uri umunyamuhamagaro igihe cyose isa guhamagaye uritaba, ukamwitaba ukumva icyo agushakaho. Yego, Imana ishimwe cyane. Birumvikana ko uri umunyamuhamagaro, birumvikana ko uri n'umukristo, ariko hari ukuntu muri uru rugendo umuntu wenda ajya aba umukristo bitewe n'aho avuka. Ukavuka ugasanga wenda papa ni pasiteri, mama wawe ni diyakoni, bigatuma nawe uhita wakira agakiza muri ubwo buryo. Cyangwa se ugasanga hari ubundi buzima wabanje kubamo nyuma, noneho uza gukizwa nyuma. Ndagira ngo mutubwire neza ukuntu mwinjiye muri ibi bintu byo kugira ngo mwisange mufite umuhamagaro wo gukorera Imana. murakoze cyane. Nk'uko abibabwiye, ngewe nibyo koko ndi umunyamuhamagaro nk'uko nababwiye. Icyo naheraho mbabwira, navukiye mu muryango ukijijwe, nsanga basenga, nsanga ibintu byose bazi kubikora bijyanye n'umurimo w'Imana, ariko ubu ngubu nk'uko yabibabwiye ndi umwana wo kwa pasiteri. Nanjye rero nagendeye ku mavuta y'ababyeyi, y'abatambyi, nisanga nyine gutya. Ariko ndashima Imana ko niko n'ubundi bajya babivuga ngo inzira weretse umwana niyo akura nyine, niyo akuriramo. Nasanze basenga nkurira mu gusenga, niyo mpamvu nanjye nyine wumva nkubwira ngo ndi umuvugabutumwa w'umuhamagaro. Nasanze baca abanyamuhamagaro ntibigeze bacogora, n'ubu ngubu niko bimeze. Niyo mpamvu nanjye nabyisanzemo, kandi ndifuza kuzasaza nanjye ndimo uwo muhamagaro nakuye ku babyeyi banjye. None nk'umuvugabutumwa, umuririmbyi twakiriye muri aka kanya, ndashaka ko twinjira noneho muri ubu buryo bumeze gutya. Hari ibintu turimo kubona muri iyi minsi, tukabona insengero runaka bazifunze, yewe n'amagambo akaba menshi. Bamwe bati wenda insengero nizo zari zibatunze, noneho baraza kubaho gute? Ese ni ikihe kintu wavuga kuri ibi bintu, cyangwa se ni nk'iyo nama watanga ku bantu basenga Imana n'abadasenga? Nicyo babwira ku bijyanye n'ibi bintu turimo kugenda tubona? Ikintu nabwira abantu basenga, cya mbere gusenga, ikintu cya mbere nakumenyesha ni umuhamagaro. Igihe cyose urusengero ni urusengero, ariko iyo ufite Kristo mu mutima, n'umutima wawe ni urusengero. Ariko ikintu cya mbere ndibuze kuvugaho ku bijyanye n'insengero, mwa bantu b'Imana mwe, nimureke kuvuga amagambo menshi musebanya mutukana. Hari impamvu ibi bintu Imana yaba yaranabikoze. Izi nsengero nanjye ku ruhande rumwe perezida ndamwumva cyane. Abantu babigize akajagari, umuntu arabyuka mu gitondo yaba yagiye mu rusengero yafashijwe akabyuka abaye pasiteri. Harimo abantu bari kubirenganiramo. Abo bantu nk'ubuyobozi nibushishoze burebe bubarenganure. Ariko niba harimo n'abantu barimo bica umurimo w'Imana nk'uko yabivuze, ni gute ushobora kuba utazi no gusenga ngo wabaye pasiteri, ntuzi gusoma ijambo ry'Imana, ukiyita pasiteri ukayobya abantu? Hari insengero z'ukuri Imana ifite, hari abantu bakoreye Imana kera bazi icyo gukora icyo ari cyo. Hari abantu nk'uko yabivuze, ugasanga umuntu mu gitondo arabyutse ngo nanjye ngo ndi kwiyumvamo umuhamyamamaga, umuntu yiyize mugani guhanura rimwe abaye pasiteri. Ibyo bintu birakabije, nanjye rwose ndamushyigikiye. Gusa ikintu kimwe ngewe nisabira abayobozi bacu, nibagenzure nk'abantu nyine bize nk'uko bayitubwira. Hari abantu bafite umuhamagaro batagendera muri ibyo bintu byo kuvuga ngo barakabana. Ubundi umuntu ujya kwaka umuntu amafaranga ayoboye, nuko nawe nta kintu aba afite, ni inzara, ni umururumba. Ariko niba umuntu atuye ituro nk'uko bisanzwe, na kera twakoze dusanga bibaho. Gutura ni umuco nyarwanda, icya 10 ni umuco. Ni nk'uko n'ubundi waba bakubwira ngo hajeho itegeko rivuga ko umuntu agomba kwizigama muri leta, cyane nk'abakecuru muri iyi minsi. VUP bagiye batanga ubwizigame, buriya bwizigame batuzaniye bwo kuba umuntu yagomba muri ejo heza, ukaba ubizi kuri kwizigamira ejo hawe hazaza. Iyo rero umuntu atuye ituro ry'icya 10 ni ibyakira nk'uko biri tubwira, natubwira ngo kimwe mu icumi ntago ari agahato, ni ikintu kivuye ku mutima. Kimwe nk'uko yakubwira ngo dushobora kuba ku rusengero kubw'umutima wacu watujemo. Ngiye nkavuga ati nzitanga 100 kubera ko mbona ko ari ngombwa kugira ngo urusengero rubeho, ariko nta gahato kabayeho. Umuntu wese ufite agahato mu bintu by'insengero rwose bamufungire.
hari abantu bafite akajagari, hari abantu babereshejeho umugani wo guteka. Njyewe na kera namye mbivuga, ukabona umuntu ngo nudatanga nk'amafaranga ngo urapfa, wowe urica umuntu nkandi. Ubu abo bantu bakwiye gufungirwa rwose bakavaho. Abo bateka mutwe bashaka ngo kugira ngo ngiye mbashe kurya, kugira urarira mu maboko yanjye nkandi, ubundi ndafata amafaranga nagombye kurara nyaguhe. Ariko pe hariho n'insengero zikijijwe. Reka mvuge ku bapasiteri bakijijwe. Hari pasiteri wa mu rusengero cyane nahera nk'iwacu. Pasiteri wacu atwigisha ijambo ry'Imana cyane ko twebwe tujyana amateraniro mu gitondo kwiga ijambo ry'Imana nk'umuntu wize. Katubwira ati ni mwige ijambo niryo rizatubatura, ntago tubwira ngo dutanga amafaranga kugira azatubature. Akatwigisha ijambo niryo rizakubatura. Ni wige kuba none se niba utifashije mugano wafashe itorero gute? Nta kintu ufite. Urafashe itorero gute kandi utifasha? Ahubwo itorero na bamwe na nkuko rabikubwiye abantu bakijijwe bamenye itorero ryacu ko rimeze. Bakavuga ati umwana wacu hari ikintu akennye nkuko leta twitaho, ikavuga ngo muri leta hari abantu mu mudugudu wenda mu murenge wa Kimironko harimo abantu 10 tugomba gufasha kadufasha. Niko n'itorero rikijijwe rigomba kumera. Rikavuga ati dufite abakristo 15 badafite ikintu bafite. Reka tubafate tubafashe batera imbere. Ariko umuntu gukama mw'icyo udafite uwo ntago ari umushumba. Nange nshyigikiye perezida pe 100%. Umuntu ubizi neza ko akamumu Kristo nta kintu afite, ntamwigisha inzira yo gukiranuka, ntamwigishe kumenya ukuntu umuntu yabaho, ntamwigishe gukora, uwo nange ntago mwizeye. Ntago rwose mushyigikiye. Yego. Ndashaka gutangariza ngo uko byagenda kose abapasiteri mugani wa perezida barimo kubiri. Hari umuntu uzi icyo yaje gukora. Uyu muntu uzi icyo yaje gukora amenya uko atwara intamazi, akabicaza akababwira ati bana banjye iyi minsi turimo dushaka ukuntu twasenga tunakora. Uwo ni umupasiteri nyawe kandi n'ukuri ni nako bikwiye. Ariko umuntu aragenda agahera mu gitondo kuva ku wa mbere mugani wa perezida, akahera agenda kuva ku wa mbere kujya ku cyumweru. Reka nkubaze iryo turo ryo bakwa kuzarikurahe? Wirirwa ugenda none nagiye mu rusengero, ejo mugani nagiye mu butayu, cisha mujye no mu kazi ukore. Pasiteri nubona niryo tura atari ngombwa ngari gusabe ubone nitegeko guturaga, ntago ari ukuvuga ngo bimeze gutyo. Nawe urabizi ko mukujya mu nzu y'Imana ugato. None se nanjye kankubaza, dukeneye mugani uwo murinda nkuba uragurwa, dukeneye kizimye mwoto iragurwa, kandi turabikeneye kugira ngo mugani twirinde. Ngiye nshobora kugira umuhamagara nkabati ndatangamo senkana kugira ngo umurimo w'Imana ukorwe, nta gahato kabayeho. Hakaboneka n'undi w'umuhamagaro nkanjye tukayigura kora ko twari tuyikeneye. Ese nitudakora tuzayigura iki? Gukora nabyo birakenewe. Barokore nimuve mu bujiji, ibintu turimo ntago ari byiza. Ibyo bari kuvuga nibyo. Dukore twiteze imbere, tumenye ko dukeneye n'igihugu cyacu mugani kibone ko nubwo umuntu asenga ariko niteze imbere. Ibyo bintu birakenewe cyane. Rero tureke kwitonganya. Ubundi se Bibiliya tubwira ngo buri muntu mwitora weshejwe muri ryo. Niba bari gufunga insengero ugatongana ukarana urwo rugamba mpaka Imana nifite ukuntu izabigenda. Hari n'igihe n'Imana ibirimo ibifitemo uruhare, kuko abantu bamaze kujaga. Hari abantu muri iki gihe batagisenga bashaka gukizwa, bakavuga ati ngiye gushinga urusengero mugani abakristo bazaza njanye bakamamo mbona amafaranga nicyo urusengero nicyo ari inzu yanjye. Ariko icyo ngiye nagutangariza wa muntu ufite iyo misiyo, reka kujagarika abantu b'Imana. Hari ahantu wa mukirisitu we uba mu rusengero rwirwa rugukama rukubeshya rwuvuga ngo nutazana ituru urapfa, tanga miliyoni kugira ngo ubashe kubaho n'umwana bakubeshya. Hari insengero zusenga kumva ijambo ry'Imana ugafashwa kandi ugatanga wenda ayo mafaranga ataragahato kubw'umurimo w'Imana uri gukorwa ko kanya ukanubaka urugo rwawe. Pasiteri nagutangisha miliyoni kugira ngo abashe kugira ngo we yishyure urusengero nabeho, wowe n'umuryango wawe biraza kugenda. Icyo nakumenyesha cyo hari akantu nshaka kuvugaho. Hari ababyeyi cyangwa se abagabo muri minsi basenye ngo kubera insengero. Umuntu akaba afite miliyoni imwe mu rugo, umugabo wenda ntago akunda kuba yagiye mu kazi, wenda umugore akunda kujya mu rusengero. Pastor agatanga itangazo ngumva ngo kuwa gatandatu umuririmbyi we umukristo wese cyangwa umuririmbyi azaza n'ibihumbi 100, kandi ya miliyoni bari bayifite gahunda. Hari umushinga bayipangiye. Umugore kubera ko yumvishe kari ko Imana ivuze areta agenda kubura mu ibihumbi 100 abijyane abishyire mu rusengero. Nashyika mu rugo umugabo azinabona ya mafaranga yavuyeho atangiza n'intambara, bibaye ikibazo. Leta yagowe mugani bayishyira ibibazo ngo abantu bamaranye, birangiye abantu batandukanye. Ese pasiteri
si usenyerwa rugo kuki atamugiriye inama mu bwate haranura kuboneye akazi ngo ugiye gukora uzabonemo icyacumi uzabonemo amafaranga yo kwishyura kugira ngo Imana ikwishimire ahubwo akamuha gusenya urugo rwe mwaba pasiteri mwe muri gusenya ingo z'abandi mwaba pasiteri mwe mwaje kugira ngo mubone indamu mu bakirisitu nange rwose mpahatanyije na perezida babasezerere nuko mbyumva ndumva byakagombye kuba buri muntu yakitekerejeho nkuko ubyuka ukumva ko gusenga ari ingirakamaro kuri wowe nkuko yabivuze umuntu asenge mu rugo rwe yasenga ariko habayo nkuko tujya mu musigiti bagasenga nkuko umuntu abyuka mu gitondo akajya mu muryango remeza agasenga niko n'ubundi n'uwo murokore agomba kujya muri niba turagasenga cyangwa mu rusengero ntacyo bitwaye buri muntu mu itorero nabo wejejwe muri ryo ariko abikore neza atabangamiye leta atabangamiye itorero atanabangamiye abakirisitu ibyo bintu nibikorwa neza gutyo ndumva nta kibazo bizabiteye yego nuko none ngewe hari akabazo mfite wenda n'abariza abadukurikiye bakurikiye Abayo TV YouTube channel twagize amahirwe yo kwakira umuvugabutumwa umuntu usobanukiwe cyane by'uru rugendo hari ijambo ry'Imana reba mu Bakorinto ba mbere ku bice byaho 6 ku murongo wa 19 haranditse ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe uwo mufite wavuye ku Mana kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge none turimo turabona muri iyi minsi ngo bafunze insengero ariko hano twareba Bibiliya tukabona ko Imana irimo kugaragaza Bibiliya ntekereza ko muyemera iragaragaza ko imibiri yacu ari insengero ese ni gute mwabihuza ni gute mwavuga kuri iri jambo mubwira n'abadukurikiye kuko hari umuntu ushobora gusoma ibi nakumva ko umubiri wari urusengero ariko arangiza akanabona na zira nyubako nazo zitwa insengero ese ibintu twabihuza gute nk'abantu barimo kujya mu rugendo rujya mu ijuru okay ako kantu uvuze reka ngusubize Bibiliya iratubwira ngo twebwe turi imibiri yacu insengero z'Imana niho handi nakubwiye urusengero rwa mbere Kristo yemera no mutima wanje shobora kujya mu rusengero mvuye kwiba mugani nkuko babivuga ngo bamwe abajura hari ibindi bintu bibi nagiye nkora ariko kubera ko nubundi nzi ko mu rusengero umuntu ajyamo akumva umuziki akayicara hari n'ubu uje kugira ngo yibe n'abari mu rusengero ushobora gushyira telefone yawe hasi gakeya ugasanga barayitwaye ikintu nagusubiza rero kiwe Bibiliya ivuga ngo tube insengero z'Imana twebwe turi insengero z'umwuka ari rwo nyine umutima wanjye n'umubiri wanjye ni rwo rusengero rw'umwuka urunyumve cyane wa mukristo we impamvu Bibiliya itubwira ko turi insengero z'umwuka cyangwa se turi imibiri yacu insengero z'umwuka nuko ikiri muri ngewe ikindimo nico ni rwo rusengero nico nibwo buhamya bwanjye urusengero impamvu tugira insengero izi ni deresi z'umuntu nkuko umuntu agira ahantu bamwandika mu mudugudu umuntu aba mwisi akaba yitwa ko ari umuturage sibyo ariko akagira deresi mu gitabo cya leta akitwa ko ngewe mba mu murenge wa Kimironko niho ndi umwana w'urusengero wo mu rusengero rwa Goshena ariko mu murenge wa Kimironko ubu ngubu mu murenge wa Kimironko bagiye mu bansangamo bivuge ngo impamvu mfite deresi yo mu murenge wa Kimironko nuko nkutuyemo niyo mpamvu ndi mu murenge wa Kimironko mu kagari ka Kibagabaga wenda mu mudugudu wa Buranga nuko nyine nisanze ari homba ni impamvu nanjye mba ndi mu rusengero rero habaho urusengero bisanzwe rudahuye n'urusengero rw'umubiri Kristo avuga urusengero ni deresi igihe cyose nkuko umungewe pasiteri amfite mu gitabo ndi umwana w'itorero dufite n'abantu baza mu rusengero ariko batari abana b'itorero uwo muntu nawe afite Kristo afite urusengero rw'umutima cyangwa rw'umubiri ariko si umwana w'urusengero wo mu rusengero ngewe rero impamvu nagusobanurira gutandukanya urusengero n'urusengero rw'umubiri icyambere ni ugukizwa nirwo rusengero Kristo yemera cya kabiri ni ukubana n'abantu neza cya gatatu ni ukumva amategeko yose agomba kubaho ubundi Bibiliya yatubwira ngo ikiboshwe mu isi no mu ijuru kiba cyaboshwe ubu ndamutse ngewe mfunguye urusengero bararufunze mba mpabanyije n'Imana kuko nishe itegeko rya leta nishe n'iry'Imana kuko biratubwira ngo ikiboshwe mu isi no mu ijuru kiba cyamaze kubohwa wowe uri kujya kubohora ibyo utaboshye nkandi rindira itegeko ryongere ribohore no mu ijuru batubohorere ibintu byongeye niyo mpamvu bavuga ngo urusengero ni mu mutima urusengero rutabayeho nasenga nshuti yanjye shaka kujya mu nzu yanjye n'umuryango wanjye n'umugabo wanjye n'abana banjye tukajya mu nzu tukavuga ati rero noneho ngewe ndibuze gutera indirimbe nawe urasoma ijambo ry'Imana urwo si urusengero rw'umutima nawe mwana wanjye uraza gusengerera ijambo ry'urufunguzo twakoze urusengero rw'imibiri yacu
kuko ako kanya ntago nubwo bafunze insengero ntibafunze Kristo ntibanafunze ngewe mu mutima. Icyo nsabwa ni ukwemera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, nkanemera ko leta igomba kunyobora. Ibyo nibyo bintu ngomba gukora. Aho urusengero ni impamvu abanga insengero umubiri n'isengero z'umwuka nuko nyine n'ubundi urusengero utabayeho ntago Kristo bamukura muri wowe, arakomeza kitwa kari umwami w'ubugingo bwawe. Yego, Imana ishimwe cyane kandi mukozi w'Imana. Ntekereza ko byanze bikunze abari badukurikiye hari ibyo bumvise, kuko nanjye mbashije kumvikukamo ibintu byinshi. Mbashije no kumva ko burya itorero rya mbere rihera mu rugo. Buriya ziriya nzu tubona zifunzwe na aderese ni ahantu ho kujya guhurira kugira ngo duterane, tugire guterana kwera. Ariko ubundi gukizwa kwa mbere ni mu mutima. Urusengero rwa mbere ni mu rugo rwawe, ni ku mugore wawe, ni ku bana bawe. Mbese biragusaba kubanza gukiranukira aho uri kugira ngo Imana ikwishimire. Rero turimo kugana ku musozo, ntago umwanya dufite aba ari munini cyane. Ndagira ngo umuntu yifuje wenda kubaganiriza cyangwa by'umwihariko, kuko impuguro muri gutanga ntekereza ko hari benshi zifasha. Hari n'umuntu ushobora kuvuga ati ngiye nkurikije zino mpuguro numvise ndifuza kuzahura n'uyu mudamu tugafatanya gusenga, cyangwa se akananganiriza akangira inama ku buryo runaka, cyangwa se bakanagutumira kujya kubabwiriza wenda mu rusengero rw'iwabo. Ndagira ngo mutange aderese yanyu ukuntu umuntu yababona, nimurangiza musenge Imana tunasoza mu izina rya Yesu, amen. hari ikintu mbanza kuvuga mbere yo kubabwira nimero yanjye. Nkuko nari babwiye ngo urusengero rwa mbere ni mu mutima, cyangwa se Kristo ari muri twe. Icyo nababwira nanze kubatangariza, wa mubyeyi we, wa mugabo we, wa mwana we, umenye ko Kristo ari muri wowe. Ariko ikintu gikomeye nshaka kugutangariza, uri buze gutana ku musozo wanjye. Umugabo washatse ntago uzaba wubaha Kristo. Nutubaha umugore washatse ntago uzaba wubaha Kristo. Nutubaha umubyeyi wakubyaye ntago uzaba wubaha Kristo. Umenye ko ubugingo bwawe buzaba buri kuri. Icyo kintu nagutangariza, utekereza ahantu waba waratakariye mu bijyanye n'umuryango wawe, kuko biri tubwira ko umugabo wawe azaguhesha ubugingo n'umugore wawe azaguhesha ubugingo. Icyo kintu kizirikane, ugikire ku mutima, umenye se iki kintu bavuze koko nicyo. Gusenga ni ingirakamaro ko cyane. Wubaha umuryango wawe. Nujya gusenga utubashye umuryango wawe, ujye umenya ko watakaye. Icyo nagutangariza. Nimero yanjye rero unkeneye ni 078 090 73 02. 078 090 73 02. Iyo niyo nimero yanjye wanshakiraho unkeneye. Murakoze cyane. Reka dusenge Imana. Turagushimye Mana yera, Mana iri mu mitima y'abizera, Mana ikomeye. Turagushimye wowe ujya ubasha kurema inzira ukamenya aho uyinyuza. Twiza amagambo akomeye kandi y'ubwenge Mana. Ni wowe ufungura imitima irushye iremerewe. Ni wowe ukiza abantu babasha kuba bananiwe mu mitima. Kandi twiza ko insengero atari uko ari deresi tugenda mu Mana. Urusengero rwa mbere ni mu mutima. Urusengero rwa mbere nuko twakumenye. Unyemerere umuntu warurindire kuzakirira mu rusengero, umukize kubw'umutima wo kwizera. Mana ikomeye, Mana ibohora. Wowe ureba kure y'imitima yihebye, wongere tugire impuhwe n'imbabazi. Haleluya. Komeza imitima y'abantu bihebye bari kureba ku nsengero. Komeza imitima y'abantu batekereza ese bizagenda ute. Komeza imitima y'abantu bari barindiririye mu rusengero, ubahereze gukomera. Bumve ko Kristo agihagaze muri twebwe. Bumve ko ijambo ryawe riryongorera mu mitima ya benshi ryabasanga mu izina rya Yesu. Ariko Mwami, icyo ugomba gukora wagikora. Mwami Yesu, ndabizi ko hari benshi bari barambiwe ku buzima bwawe, wongere ubuzuzemo imbaraga. Hari benshi bagenderaga mu kigare, ubahereze kumenya inzira y'ukuri. Mu izina rya Yesu, ineza y'Imana nibomeho. Ukingure igitare cyawe uduhishe, uturengere muri iyi minsi ya none. Buri muntu wese akwiyumvemo, yumve ko ari we rusengero rukuru, yumve ko ari we ubasha kurema imitima imenetse igakingurika. Kandi Mwami, nibyo ukeneye
gukora ufite igihe uzabikorera. Uturindire igihugu, uturindire umuyobozi, ibyo yakoze azi impamvu yabyo. Ariko mwami, abarengana abarenganure, abo imitima yihebye ubagarukeho mu izina rya Yesu. Uwiteka himbazwa kandi ushyirwe hejuru. Turagushimye kuri Imana y'amaboko, mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Abisi neza ko wanesheje, ntacyo uzaba Yesu turi kumwe, kuko uzi neza ko ushobora byose. Nubwo naca mu bikomeye, ndabizi neza ko wanesheje.